gukora mu tubari, mu majaride, gutwara imizigo, akirukanwa mu kazi gatandukanye ndetse akaba umuntu utwaza abandi imizigo n'ibindi bitandukanye. Gusa ariko bikaza kurangira abaye umukire wa mbere ku isi, utangarwa n'abatari bakeya ku isi. Uyu munsi tugiye kureba amateka ya Elon Musk, inzira yaciyemo kugira ngo umukire wa mbere ku isi, dore ko ari umuntu waciye mu nzira zigoye cyane, aho yirukanywe mu kazi, dore ko mu buzima bwari bugoye cyane yakuriyemo, mu muryango ukenyeye cyane, aho se yari umufundi na nyina watwaraga amatagisi bashaka imibereho ya buri munsi. Tugiye kureba inzira ya Elon Musk watangije $2,000 by'amadolari y'Amerika, kugeza uyu munsi akaba atunze arenga miliyari 500 z'amadolari y'Amerika, ndetse akaba ari umukire wa mbere ku isi utunze amamiliyoni menshi. Tureba ubuzima bwe, uko yaciyemo n'uko yabigezeho, ibanga yakoresheje, uko ageze kuri aya mafaranga, inama agira abantu, ndetse kandi tureba imbogamizi yahuye nazo mu rugendo rwo gushaka amafaranga cyane cyane muri business. Dore ko umugabo we n'ibicantege byinshi, abamubwiraga ko ibyo ngibyo ntaho bizagera, abenshi bakamuca intege cyane. Gusa ariko we hari byinshi yakoresheje, ibanga ry'ubuzima bwe tugiye kugeraho, dore ko tugiye kureba ibanga yakoresheje kugira ngo byose ntibimuce intege n'icyo yifuzaga kugeraho. Njye nitwa Marashi Byukusenge, mbaye ikaze. Kugeza uyu munsi Elon Musk afatwa nk'umukire wa mbere ku isi utunze amafaranga menshi cyane kurusha abandi. Ubundi Elon Musk kugeza uyu munsi ni umushoramari, akaba umwanditsi w'ibitabo, akaba umuhanga, akaba kandi ukora mu by'ikoranabuhanga cyane, ndetse akaba n'umuyobozi w'ibigo bitandukanye nka Tesla, SpaceX n'ibindi bitandukanye. Mbere na mbere ubundi Elon Musk yavutse ku tariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu mu kwezi kwa 2025. Raporo zivuga ku butunzi bwa benshi batuye isi bwagaragaje ko Elon Musk atunze agera kuri miliyari 500 z'amadolari y'Amerika, kuzamura hagati ya miliyari 500 na miliyari 520 z'amadolari y'Amerika, igice cya billion. Ubutunzi bwe cyane bushingiye cyane ku bukungu afite cyane muri Tesla, SpaceX n'ibindi bigo bitandukanye yagiye ashoramo imari. Ibi kandi byagarutswe n'urutonde rwa Fox n'ibindi bigo bitandukanye nka Bloomberg bivuga ko Elon Musk kugeza uyu munsi atunze aya mafaranga. Ubundi Elon Musk yavutse ku tariki 28 z'ukwa gatandatu 1971. Yavukiye mu mujyi wa Pretoria muri Afurika y'Epfo. Kugeza uyu munsi afite ubwenegihugu bugera kuri 3. Afite ubwenegihugu bwa Canada, Afurika y'Epfo igihugu cye cy'amavuko, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite ibigo bitandukanye nka Tesla, INS n'ibindi bigo bitandukanye. Tesla iki ni ikigo kimugize umuherwe cyane kurusha abandi kuri iyi minsi, dore ko yakuye amafaranga menshi atagira ingano. Gisohora imodoka z'amashanyarazi zizwi nka electric cars, ndetse zizwi nka Model S, gatatu, YX n'izindi zitandukanye, imodoka z'amashanyarazi mu ruganda rwe. Ajya gushora imari muri Tesla, yari afite intego zitandukanye zo kugabanya ibikorwa bitandukanye bya peteroli, iyangirika ry'amashyamba, kugabanya ibyuka byangiza ikirere nka esase na peteroli n'ibindi byuka bitandukanye bituruka mu mamodoka ashaje. Nyuma ya Tesla ishinze ikigo cyitwa SpaceX. Uyu mugabo Elon Musk isero umuhanga mu by'ubwubatsi cyangwa se bizwi nka engineer, yari umufundi mu yandi magambo. Naho nyina witwaga Elon Musk yari umunyamideli, ndetse kandi akaba n'umuforomokazi ahangaho mu gihugu cyabo cya Afurika y'Epfo. Kuva ku myaka 10 gusa Elon Musk yari atangiye kwiga porogaramu zitandukanye za mudasobwa za programming mu gihe gito cyane. Ku myaka 12 yakoze icyitwa video game, iyi yayise Black Stars, ayigurisha amafaranga 500 y'amadolari y'Amerika. Nibwo bwa mbere uyu mugabo Elon Musk yinjije amafaranga menshi ku gitekerezo cye cyambere yaragize mu rugendo rwo gushaka amafaranga. Nyuma gatoya yaje kuva muri Afurika y'Epfo afite imyaka 17 gusa, kubera yuko ntabwo ashaka kujya mu gisirikare cya apartheid. Muri icyo gihe hari ibwiriza ry'uko abantu benshi bagomba kujya mu gisirikare cyane ariko we adakunda ivangura rya apartheid. Kuri iyo myaka 17 nibwo yanze igihugu cye cy'amavuko cya Afurika y'Epfo, ahongera muri Canada. Muri Canada nawe mu rugo rwa nyina ahajya kugira ngo birusheho kumworohera mu kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'imyaka mikeya yimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akigera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye kwiga muri kaminuza yitwa Pennsylvania, aho yize ibijyanye na physics cyangwa se ubugenge ndetse n'ubukungu. Mu mwaka wa 1995 Elon Musk yashinzwe kampanye ya mbere ayitwa Zip2 afatanyije na murumuna we witwa Kimball Musk. Iyi kampanye yashinzwe yitwa Zip ya kabiri yakoreshwaga cyane mu bitangazamakuru, mu gufasha amakuru mu gutanga internet n'ibindi bitandukanye. Mu 1999 Compaq yaguze iyi kampanye yabo, ayigura amafaranga agera kuri miliyoni 307 z'amadolari y'Amerika. Iyi kampanye bari babishoye batangije amafaranga agera ku $2,000 by'amadolari y'Amerika, ari amafaranga ya mbere batangije muri business. Bivuze ngo business ya mbere bakoze bashoye amafaranga agera ku $2,000 by'amadolari y'Amerika, bagiye kuyigurisha bayigurisha miliyoni 770 z'amadolari y'Amerika. Bivuze ko umutse amafaranga menshi cyane muri kampanye yabo. Musk yaha amafaranga agera kuri miliyoni 22 z'amadolari y'Amerika nk'inyungu ye bwite.
Ahangaha yaratangiye kumva cyane icyanga cyo gushora imari ndetse no kumva icyanga cy'amafaranga. Aho niho kandi yaratangiye kumenya neza agaciro k'amafaranga, ariko kandi n'ubwa mbere afashe amafaranga menshi kuva yava iwabo mu gihugu cy'amavuko muri Afurika y'Epfo. Nyuma yashinzwe kampani yitwa PayPal, binavuga ko Leta cyane yamugize icyamare kugeza uyu munsi. Muri ako kanya yakoresheje amafaranga menshi mu gushinga indi kompanyi yiswe X.com yashinze mu 1999. Nyuma ya X.com yaje kwizwa n'ikitwa Confinity, gusa bazi gukorera hamwe na sosiyete ye ya PayPal barakorana. Mu 2002 eBay yeguye amafaranga agera kuri miliyari 1.5 z'amadolari y'Amerika. Elon Musk yahawe amafaranga agera kuri miliyoni 180 z'amadolari y'Amerika nyuma yo kugurisha imigabane ye yari irimo. Aho ngaho niho ubuzima bwe nk'umuherwe bwatangiriye cyane nyakuri kuva uwo munsi. Nyuma gatoya yakomereje imbaraga ze cyane muri SpaceX. Mu mwaka wa 2002 ako kanya nyuma yo kugurisha PayPal ajya gushora amafaranga intego yari afite yari gukora rokete zishobora kujya ku mubumbe wa Mars ndetse ko umuntu udasanzwe. Gusa ibi ngibi byaramubwiye mu ntangiriro ze cyane. Rokete 3 yakoze zose zapfuye ubusa, nta nimwe yageze ku musaruro we. Abona zimaze gupfa benshi bamuca intege cyane, aravuga ati narekera. Gusa ariko yaravuze ngo nakomeza ngakora n'iya 4 nkareba. Yakomeje kugira ngo rokete ya 4 nipfa ati ndahomba, niko yibwiraga. Ariko akumva ko byanze bikunze nta cyatuma adakomeza, kuko mvaga afite intego kandi atazigeraho, kandi kumva ko atashika intege uko byagenda kose atageze ku ntego ze. Ariko rokete ya 4 yise Falcon 1 yaratsinze mu 2008. Iyi rokete ijya mu isanzure, abagizwe na ngozi za mbere zo kohereza ikintu mu isanzure. Nyuma ya rokete ya 4 yatsinze yakoze, NASA, ikigo cy'abanyamerika gishinzwe ubujyanye n'isanzure, bamuhaye amasezerano agera kuri miliyari nyinshi z'amadolari y'Amerika binyuze mu kigo cye cya SpaceX, nuko bituma yikura mu gihombo. Dore ko NASA yabaye amafaranga menshi cyane agera kuri miliyari 1.5 z'amadolari y'Amerika. Yaje kandi gushira imigabane mu kigo cya Tesla gikora imodoka z'amashanyarazi. Mu 2004 yinjiyemo nk'umushoramari wa Tesla Motors. Iyi kompanyi ya Tesla ntabwo Elon Musk ku giti cye, ahubwo nuko afite imigabane myinshi kurusha abarugereranije. Ikindi nuko igitekerezo cyo gukoresha imodoka z'ikoranabuhanga n'amashanyarazi ndetse n'izuba, igitekerezo cyazanywe nawe ubwe ku giti cye agishora muri iyi kompanyi ya Tesla. Tesla yakoraga imodoka zitandukanye zigenda ku muvuduko wo hejuru cyane, ariko kandi zikoresha amavuta, imirasire y'izuba ndetse n'amashanyarazi, bagamije kurwanya ibyangiza ikirere n'ibindi bitandukanye, ariko bagamije kuba bakoresha cyane amashanyarazi. Abantu benshi kuri kino gitekerezo baramurwanije cyane, bakumva ko ntaho bizamugeza. Bati nta muntu n'umwe uzajya agura imodoka yawe y'amashanyarazi, bati ibyo ukora byose nimfa gusa nta muntu uzayigura. Gusa ariko uyu munsi biratangaje ko abantu benshi bagura imodoka z'amashanyarazi, ahubwo izindi za esase zitagezweho cyane. Bivuze ngo yatekereje kure cyane aho abandi batatekerezaga. Gusa nyuma y'amagambo menshi y'urucantege, Elon Musk yakomeje kwizera cyane igitekerezo cye, yumva ko atacika intege atageze ku ntego ze. Mu 2012 Tesla Models yaje gutsinda ku isoko, bituma sosiyete ya mbere itangira gutera imbere ndetse nacuruza imodoka nyinshi cyane zituruka ku bijyanye n'imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi. Kugeza ubu ngubu Tesla ifite agaciro k'amafaranga y'amanyamerika arenga tiriyoni 1 y'amadolari y'Amerika. Gusa kandi Elon Musk bifite imigabane myinshi cyane kurusha abandi bose mu kigo cya Tesla. Nyuma y'ahangaha yaje gushinga icyitwa Boring Company cyangwa se Neuralink na Starlink. Elon Musk yakomeje gushaka amafaranga mu bindi bigo bitandukanye, cyane cyane ashingiye ku bitekerezo byo no kwifuza kwagura imari ye akaba umuntu udasanzwe ku isi. The Boring Company ni company ishinzwe gukora inzira zitandukanye z'imodoka, ariko izo modoka zikanyuzwa munsi y'ubutaka mu rwego rwo kugabanya umuvuduko mwinshi ndetse n'amateyaje mu muhanda kugira ngo ujye uhagere vuba unyuze munsi y'ubutaka wihute. Iki ni igitekerezo cyakunzwe n'abatari bakeya, cyane ko mu mijyi myinshi yo muri Amerika usanga ari imodoka nyinshi cyane, abantu benshi batabasha kujya ku kazi cyabo bihuse, ndetse bikanabagora cyane ko batanga umusaruro mwese ku kazi bategerejweho. Neuralink iyi ngiyi igamije guhuza ubwonko ndetse n'amashini, cyangwa se igakoreshwa mu buryo bw'ubwenge buhangano AI. Starlink yizwe cyane muri SpaceX igamije guha abantu interinete, ariko abantu bose batuye isi bakabona interinete binyuze mu nyenyeri cyangwa se satellite, bigakorwa mu buryo bunyuze mu kirere nta muntu ubuze interinete. Iki ni igitekerezo cya Elon Musk. Elon Musk yaje kugera ku bukire cyane buhanitse, dore ko umutungo we wavuye kuri miliyoni 22 z'amadolari y'Amerika mu 1999 ukagera kuri miliyoni 500 zirenga muri 2025 z'amadolari y'Amerika. Impamvu nyamukuru byaturutse cyane ku gaciro ka Tesla n'imigabane afite muri SpaceX n'ibindi bigo bitandukanye. Mu 2022 yaramaze kuba umuntu wa mbere ku isi utunze amafaranga menshi, asimbuye umuherwe Jeff Bezos wahoze kuri uyu mwanya. Kugeza mu mwaka wa 2025 niwe wa mbere utunze amafaranga menshi cyane ku isi, aho Bloomberg ndetse na Fox byagaragaje yuko atunze amafaranga agera kuri miliyoni hagati ya 500 ndetse na 520 y'amadolari y'Amerika kugeza uyu munsi. Elon Musk yageze kuvuga yuko ashimangira ko yageze kuri ubwo bukire. Mu magambo ya Elon Musk
Ati ntabwo nigeze nkurikirana amafaranga, nkurikirana ibibazo bikomeye cyane by'isi ndetse kandi nkagerageza kubibonera ibisubizo. Amafaranga aza nyuma. Kuri Elon Musk ntabwo amafaranga ari cyo kintu cya mbere, ahubwo icya mbere ni ugushaka ikibazo cyugarije isi ukareba ko wagikemura n'amafaranga bityo akagenda yizana. Impamvu nyamukuru zatumye Elon Musk umukene wa mbere ku isi yize gutekereza cyane kurusha abandi. Uyu mugabo kandi ikindi cyamufashije ni ugushora amafaranga mu buryo butari inyungu y'ako kanya, ahubwo ari inyungu igihe kirekire cyane ndetse zigamije ku nyungu z'ejo hazaza. Ibindi byamufashije ni uko atarigeze agira ubwoba bwo gutsindwa, ko yashora imari mu gukoresha cyane ikoranabuhanga ndetse n'ubwenge byatumye amumukira cyane udasanzwe. N'ibindi kugira imigabane myinshi mu bigo bitandukanye byinshi byaramufashije cyane kugeza uyu munsi umukire wa mbere ku isi. Uyu mugabo kandi yari imbogamizi nyinshi cyane, yigeze kwirukanwa mu bigo bitandukanye kuko yigeze kwirukanwa mu kigo cya SIP ya kabiri 1999 azi ariko ngo atazi gufata umwanzuro no kuyobora neza, bamukora ku buyobozi bwayo. Ndetse kandi kampani ya PayPal yashinzwe mu 2000 nabwo yaje kwirukanwa avana ku buyobozi bwayo ashinzwe ko atazi gufata icyemezo gikomeye cyane. Elon Musk akiri umunyeshuri muri Canada mu 1990 yakoze akazi gatandukanye nk'ubucuruzi, akora akazi k'ubwubatsi, akora imirimo y'amasuku ndetse n'indi mirimo itandukanye cyane iciriritse yo gushaka amafaranga nk'undi munyeshuri wese akiri ku ishuri akaba yakwibeshaho. Kari akazi gasuzuguritse cyane, ariko kandi kanga nuko kamuha igishoro cy'amafaranga ya mbere yashoye muri business. Elon Musk adumara ry'amasaha makeya cyane, akora amasaha hagati ya 80 ndetse na hagati y'ijana mu cyumweru. Mu ijoro nibura ntashobora kurya amasaha arenze 4 aba ari mu kazi. Asinzirira ku meza ari mu kazi ndetse no mu biro by'agasinziriramo ari mu kazi. Cyane cyane iyo afite ikibazo ntajya aryama, aba ahangayitse cyane yibaza ko cyakemuka. Atunze za miliyaridi nyinshi ariko niyo muntu utajya uryama agasinzira. Bigaragara yuko akora amasaha nibura hagati ya 90 ndetse n'100. Yigeze kuvuga yuko niba umuntu aryama amasaha 40 mu cyumweru undi akaryama amasaha 100 batandukanye cyane. Yaravuze ngo niba umuntu akora amasaha 40 ngiye nkora amasaha 100 bivuze ngo nzamucaho byanze biko nzamucaho mu bukire. Yaravuze ngo ubwo ngubwo ati mu gihe nkora amasaha 100 wowe ukora amasaha 40 nzagucaho byanze bikunze. Ati akazi nzakora mu gihe cy'amezi 4 gusa uzakora mu gihe cy'umwaka. Ati byanze bikunze mu bukire nzagucaho byanze bikunze nta kabuza. Avuga yuko kuryama atari turufu ya mbere, ahubwo umuntu yakunze gushaka amafaranga ndetse kandi agakora cyane. Elon Musk yakoraga amasaha menshi cyane, rimwe na rimwe akarara mu biro cyangwa se muri kaminuza aho yigaga mu ishuri nyuma y'amasomo cyangwa imbere y'amasomo ari gushaka uturaka n'utundi twamufasha gushaka imibereho no gushaka udufaranga dukeya tw'igishoro. Yavuze ko icyo gihe ari bwo yamenye agaciro k'imirimo ikorwa n'amaboko n'ubuzima bwo guharanira icyerekezo cyawe. Mu 1995 avuga muri kaminuza ya Stanford yarevuyemo nyuma y'iminsi mikeya gusa. Yakomeje gushakisha akazi gatandukanye yo gushaka imibereho, ariko ko yashaka udufaranga two kwibeshaho mu buzima butari bumworoheye. Yashatse akazi mu bigo bitandukanye nka Netscape Communication, ikindi kigo cyari gikomeye cyane cyane mu buryo bwa interineti. Yagiye kandi gushaka akazi mu kigo cyitwa Pinnacle Research Institute, ikindi kigo cy'ikoranabuhanga gikora ubushakashatsi ku nkomoko n'ingufu za batiri. Gusa ariko ikibabaje buri bigo byose agiye gushakamo akazi nta n'umwe amwizenga amuha akazi, baramwanze baravuga ngo ntabona arabonye afite cyangwa se experience, ikindi ngo aracyari mutoya ngo ntawamwemera. Ibanga rya Elon Musk yakoresheje mu buryo agera ku mafaranga menshi harimo gutekereza kure cyane, dore ko yatekereje cyane nk'umuntu w'umunyasiyasi atari nk'ubucuruzi. Ibi ngibi uko yabigezeho kuri iyi ngingo atandukanye n'abandi bakire kenshi uba usanga bashora amafaranga kubona inyungu muri ako kanya. Ariko gusa Elon Musk yatekerezaga cyane nk'umuhanga ndetse n'ufite ubumenyi cyane n'ubuhanga by'abahanga biswe first principle thinking cyangwa se big dream, ugatekereza kure bitari inyungu z'ako kanya gusa ahubwo bizaguha amafaranga mu gihe kizaza. Kuri iyi nyandiko abahanga bise first principle thinking, Elon Musk yibazaga ati ikintu ashaka kukigeraho, ati mbese nakigeraho gute, ati mbese ubundi birashoboka, ati mbese ni mu myumvire gusa cyangwa ni ya rusange. Elon Musk yakoraga ikintu cyane mu buryo bwe bwite, nta hantu yabibonye, ari ubwa mbere bivumbuye ndetse akumva ko azakora ikintu gihindura isi cyane, dore ko intego ze zari ukuntu bitandukanye ariko bigahindura isi nta hantu yigeze yibona n'ahantu hamwe ku isi. Akumva ko azakora amateka, ntabwo intego ya mbere y'amafaranga ahubwo imvuga zahindura isi mu buryo bugiye butandukanye. Ahangaha twafata urugero aho ndavugaga yuko gukora imodoka z'amashanyarazi bidashoboka, yasubije ati kuki bidashoboka se kandi amashanyarazi ahari. Akumva yuko kubona bamuca intege nta cyatuma imodoka z'amashanyarazi zidashoboka. Ahangaha isomo atanga ibazaga ku kibazo mu buryo bw'imizi bitandukanye aho byakomoka. Gusa ko atizera ibitekerezo by'abandi ahubwo akizera ubwe ku giti cye n'ibitekerezo by'ubwe, ahubwo agashaka igisubizo gishingiye cyane ku bushakashatsi n'ubushobozi bwe bwite, ntiyite cyane ku by'abandi, dore ko byinshi bitaga urucantege byamusubizaga inyuma nk'uko yabivugaga. Elon Musk yakora amasaha menshi cyane kurusha abandi, dore ko Elon Musk yakora amasaha hagati ya 80 n'ijana nibura mu cyumweru. Akavuga ko ikora amasaha menshi ugereranije n'abandi mu gihe runaka cyangwa se mu gihe kimwe ubarenze imyaka ndetse n'amikoro ukabarusha gutera imbere. Niba ndi gukora amasaha 40 mu cyumweru
ngakora amasaha y'ijana, bivuze yuko mu mezi 4 mba nkoze akazi bazakora mu mwaka bo mu gihe bakoze ayo masaha yonyine. Akomeza ashimangira ko byanze bikunze ubwo ngubwo mu gihe akora amasaha menshi agomba kuza burusha mu butunzi ndetse akanabahega cyane. Iryo banga Elon Musk yakoresheje niryo bita kugira igitekerezo kinini cyane, big dream cyangwa se big vision nk'uko abahanga babyise. Ibyo akora byose byari bigamije guhindura isi, cyane cyane isi yose. Ntabwo yabaga agamije kunguka, ahubwo yagamije guhindura isi. Ntabwo Elon Musk yakoraga ishoramari agamije kunguka, ahubwo Elon Musk yakoraga ishoramari agamije guhindura isi. Aha twavuga nk'uko Tesla yakoreshejwe mu buryo bwo guhagarika ikoreshwa ry'amavuta ndetse na za mazutu na za esase ndetse n'iyangirika ry'ikirere, agamije kuba amashanyarazi ndetse n'izuba bikoreshwa ku isi pfa ubusa byabyazwa undi musaruro abantu benshi batamenye imbere. Ndetse kandi muri SpaceX yakoze cyane kugira ngo abantu bazashobore gutura ku yindi migabane ndetse no ku yindi mibumbi, dore ko byatumye yohereza icyogajuru cye mu kirere ndetse akoreza icyogajuru ku mubumbe wa Mars kugira kure uko ameze kugira ngo mu gihe byakunda hazaturwe. Neuralink iyi nayo yakoresha mu buryo bwo gutekereza kure cyane no guhindura isi, agamije kongera ubushobozi bw'ubwonko bwa muntu AI, guhuza imitekerereze ya muntu aho isi igeze no kugira ngo umuntu abe gukemurira ibibazo bidasabye yuko yongera kwihugura cyane. Dore ko bitekerezwa ko mu gihe kiri imbere umuntu azashyirwamo ikoranabuhanga rizaba rimeze nk'ubwenge buhanga ntavunike cyane mu bitekerereze. Abandi bakiri batandukanye Elon Musk bivuga yuko batekereza ku nyungu z'ako kanya cyangwa se muri minsi ya vuba, ariko Elon Musk yatekereza ku nyungu cyane z'imyaka 100 iri imbere apana inyungu z'ako kanya. Mu yandi mabanga Elon Musk yakoresheje kugira ngo agere ku butunzi kugeza uyu munsi, Elon Musk yakoze icyo bita kongera gushora aho yatsindiye. Kongera gushora aho yatsindiye ahangaha icyo bishatse kuvuga ni uko yagurishaga ikigo Elon Musk ntabwo yagoraga inzu cyangwa se imodoka cyangwa se ibintu byo kwishimisha, ahubwo yasharaga amafaranga yako kanya yabaga abonye yose mu yindi mari akashira muri business nshyashya. Yabonye ishoro gishyashya cyo kuba yashora amafaranga gabajya mu ishoramari rishyashya. Nyuma yo kugurisha PayPal yakoresheje amafaranga yari afite yose hafi ya yose mu bigo bitandukanye nka Tesla, SpaceX ndetse na SolarCity, bigamije kugira ngo agere ku mafaranga menshi ndetse asiganye amafaranga makeya cyane yo kubaho, dore yuko yaravuze ngo yashatse gukomeza inzozi zanjye aho kugira ngo nkomeze ubuzima bwiza bwite. Dore ko Elon Musk yigeze kugurisha inzu ze zose yari asigaranye, akavuga yuko ibyo ngibyo nta kintu bimumariye. Agurisha inzu ze zose kubera ko nta kintu zamwinjirizaga, ahubwo yashara muri business kugira ngo amafaranga ye yose ayinjize. Dore ko Elon Musk kugeza uyu munsi bamuze $50 miliyoni gusa z'amadolari y'Amerika, ariko atunze amafaranga agera kuri miliyari 500 z'amadolari y'Amerika arenga. Inzu ye iraciritse cyane, imodoka agendamo ntabwo ari imodoka idasanzwe, ni imodoka isanzwe. Irindi banga Elon Musk yakoresheje ni gutagira ubwoba bwo gutsindwa. Yakunze kuvuga yuko gutsindwa atari igihombo, ahubwo ngo ni isomo umuntu akwiye gukora mu buzima bw'icyatumye atsindwa. Aya ni amagambo ya Elon Musk. Elon Musk yagerageje gutangiza ibyogajuru 3 mu isanzure, yageze kuba yabyohereza muri Mars no mu isanzure, gusa biragorana cyane. Yaje mu kigo cya SpaceX, ariko byose ibyogajuru kuri 3 biragwa. Abandi bakamuhagarika, abandi bakamuca intege, ariko we akagira ati nzagerageza inshuro ya 4 nabwo ndebe ko byanga. Ati nibyo byakonga ku inshuro ya 4 nzakora inshuro ya 5 kugeza ngeze ku ntego zanjye, ntabwo nzacika intege. Icyo gihe inshuro ya 4 byaramuhiriye, icyogajuru cya mbere cyezwa mu isanzure zijya ku mubumbe wa Mars kureba uko hameze. Icyo gihe ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iby'isanzure NASA cyabaha amafaranga agera kuri miliyari 1.3 y'amadolari y'Amerika kugira ngo akomeze imari ye no kubera ko imishinga ye igeze ku ntego. Iyo nyungu yafashe Elon Musk mu kwiteza imbere ndetse no kugira ngo umukire wa mbere ku isi ni ukugira ikipe y'abahanga kandi badasanzwe. Yashatse abakozi bafite impano, ubwitange, indangagaciro nkeya ndetse kandi zihariye kandi zizwi cyane. Elon Musk yavugaga yuko agenzura buri muntu wese ushaka gukorana nawe, ndetse kandi akabanza kumubaza ibibazo bitandukanye byerekeye niba koko azi icyo akora n'uburyo agikora. Ntabwo nshaka abantu beza gusa, nshaka abantu bashobora guhindura isi muri rusange. Indi ngingo yafashe Elon Musk w'umukire wa mbere utunze amafaranga menshi kugeza uyu munsi tugezeho ni ingingo ya 7, kudacogora. Elon Musk ntabwo yacogoraga. Kudacogora ndetse no kwihangana mu gihe cyose abandi barekera cyangwa se bagacika intege. Elon Musk mu bihe bibi we yabaga akiri mu muryango ndetse no mu rugo gushaka amafaranga. Igeze kugira igihe kinini cyane atarameze neza ndetse atarafite amafaranga yo kwishyura inzu yabagamo y'ubukode, ariko akomeza gukora cyane ashaka amafaranga, ashaka udushinga dutandukanye two kwiteza imbere no kugira ngo abe yakakora mu mage ashaka udufaranga. Abandi bakire benshi bashobora gucika intege, ariko we yagumanye icyerekezo cye yari afite, kuko yumvaga yuko afite intego azageraho ndetse no kugera ku ntego ze bwite ndetse n'impano ye. Dore ko yumvaga ko intego ya mbere atari gutunga amafaranga, dore ko ugeze kuvuga yuko amafaranga ari igikoresho cyo kugira ngo ubashore amafaranga, ahubwo kigufasha kugera ku ntego zawe.
kurenga amafaranga ntabwo atanga ibyishimo, ahubwo amafaranga ni igikoresho gituma ukora ibintu byawe neza wifuje kugeraho. Ntabwo andi mafaranga ugomba kuba wadamarara, ahubwo uyakoresha neza kugira ngo ugere ku ntego zawe z'ibyo wifuza. Imbaraga nyamukuru Elon Musk ni uko yahuje ubwenge ndetse na siyanse, ahuza umurava no kudacika intege, kudatsindwa. Yaramufashije cyane, yabanze kandi ku ntego zihariye cyane n'inyungu, ndetse ahubwo kandi zireba cyane iterambere n'isi yose muri rusange, ndetse aganira abantu bose n'icyagirira abantu bose akamaro. Ibyo byatumye aba umukire cyane ukomeye wa mbere ku isi, utunze amafaranga menshi cyane atagira ingano. Atekana kubera amafaranga gusa, ahubwo ni ukubera yuko yatekerezaga ibintu bitandukanye cyane n'abandi. 2023 kandi Elon Musk yaguze Twitter, ahindura izina ayita X. Iki ni ikigo yashinze 2023 gikora ubushakashatsi bwa Artificial Intelligence AI mu buryo bushobora guhangana n'ibigo bitandukanye nka OpenAI cyangwa se Google DeepMind. Iyi ni AI yashinze ku giti cye agamije kuba yakwiteza imbere. 2022 Elon Musk yaguze Twitter, ayihindura X, ahindurira izina. Yaguze amafaranga agera kuri biliyoni 40 z'amadolari y'Amerika, arahindura ayita X. Yifuzaga kuyikoresha mu buryo bw'ikoranabuhanga nk'urubuga rw'imari, ibiganiro n'itangazamakuru, byose bihurije hamwe. Imico myifatire yanzwe Elon Musk ni uko mu Rwanda guhanga udushya cyane, kandi akavuga ibintu bitandukanye cyane n'iby'abandi ku mbuga nkoranyambaga. Dore ko yigeze kuvuga cyane amagambo menshi ku mbuga nkoranyambaga, akabihomberamo cyane, agatakaza amafaranga. Abakoranaga bamwese ko umuntu utari seriye cyane cyangwa se umuntu udafite gahunda, urabona n'umunyabarirwa mu butiku ndetse n'ubugambo bwinshi. Elon Musk kandi yizera yuko abantu bazatora ku mubumbe wa Mars, nk'uko buri munsi ahora agerageza ashaka amahirwe kugira ngo abe yahasura arebe uko hameze. Akunda kandi kwita ku kibazo cy'ingufu cyane zisubira, ikirere, ndetse no gukora ibintu cyane bifasha isi binayihindura. Dore ko yavuze ko intego ze cyane nyamukuru ari gukora ibintu bihindura isi bikanatuma abantu benshi batera imbere. Elon Musk ni umuhanga cyane mu by'ikoranabuhanga, akaba kandi umushoramari, akaba kandi umuvumbuzi, ndetse kandi agafatwa nk'umuntu ushaka guhindura isi n'ejo hazaza h'ikiremwa muntu. Elon Musk afite imodoka agendamo yihuta cyane. Iyi modoka avuga ko ari igikoresho cy'akazi atari yo kwishimisha. Afite kandi imodoka ye bwite yigengamo agendamo, ariko nabwo avuga ko ari indege y'akazi atari igikoresho cyo kwishimishamo. Elon Musk aratangaje cyane kubera ko afashe umuryango we akajya gusohokana n'abana be, abajyana ahantu hari siyansi y'ibyo bakwiga cyangwa se ku bibuga by'indege ku buryo biga ibintu bitandukanye. Ntabwo iyo bagiye gusohoka no kwishimisha n'umuryango we bajya ku mazi, ahubwo afata umuryango we n'abana akabajyana ahantu biga amasomo atandukanye. Wenda se ni siyansi, ni iby'inganda, ni iby'amahoteli, cyangwa se ibindi bijyanye n'uburyo bakwiga, ariko byose bigamije kubyara amafaranga. Nta mwanya wo gupfa ubusa, nubwo ari ugutembera akaba ari kwiga. Ni gake cyane kandi agaragara yagiye gusohoka cyangwa se kwishimisha. Elon Musk wahaye amafaranga menshi Donald Trump yo kwiyamamaza, yamuhaye akazi ariko nyuma aza gusezera mu kigo cy'abanyamerika, asubira kwikorera mu bigo bye bitandukanye. Elon Musk ajyana inama zo kudacika intege no gukora cyane kugira ngo agere ku ntego zabo, ariko kandi akavuga yuko ikintu cya mbere bakwiye gukora ari ukureba ikibazo gihari, bakaba icyo bashakira igisubizo n'umuti, ndetse amafaranga akazizana. Elon Musk kandi avuga yuko abantu bakwiye kugira intego za mbere z'amafaranga, ahubwo banakwiye kureba ikibazo gihari, ndetse agakora intego ya mbere atari gutumbera ku mafaranga. Ngo amafaranga ni igikoresho gituma ugera ku ntego zawe, ndetse kandi ngo iyo ukoze neza amafaranga arizana. Kuri Elon Musk ukwiye gushaka ikibazo gihari ukagikemura, n'amafaranga bityo ngo agenda yizana. Ikindi ngo nta gucika intege kubera ko byanze bikunze, niba ukunze ugakora cyane ejo bizaza. Kuko yavuze yuko nawe ubwe yakoze cyane igenzura rigera kuri 3 yohereza ibyogajuru mu kirere bikanga. Ku nshuro ya 4 ariko byaje kwemera. Reka mbashimire inshuti abavandimwe bakora ibiganiro kuri channel yitwa Aljabo Marasha. Ubwo ngo niba konse kino kiganiro kuri like, ukoreshe ya, ndetse kandi kuri subscribe, ndetse kandi afungura inzogera kugira ngo amakuru yacu kugira buri munsi. Uramutse ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira muri comment. Ndetse kandi ubuke neza ko kanze kuri subscribe kugira ngo video zacu zikugeraho umunsi ku munsi, kugira ngo kandi video tugutegurira zizakugeraho ubutaha. Reba kuri ni video ikurikira, video zacu zirakomeza n'ibiganiro byacu birakomeza. Ngere yitwa Marasha byugusenge, Imana ibarinde. Imboni TV, imboni ya rubanda.